kimwe wizeye Imana yavuganye nawe ntago bikuraho rwose ko wageragezwa, ntago bikuraho ko Satani yakurasa imyanda. Icyo akora ntabwo azakunesha. Intsinzi zataha igorogota. Amen. Intsinzi ni ya Yesu, ariko kugeragezwa n'ukwazi, ariko agahindukira akakugambanira. Ni ijambo rivuze ngo ibyo ntibigukure mu buntu bw'Imana. Hirya ya Badaweji haracyari kugira neza kw'Imana. Amen. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abaranze y'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nakagaruka rero umushumba wacu twongeye kubana nawe. Nari ndimo ndamubwira nti wakoze kongera kugaruka wambaye gutya kuko uraberewe imushumba wacu urasa neza, uraberewe, urabyibushye, amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe. Amen. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo ngire usuhuza abakunzi bacu. Ndasuhuza abakunzi badukurikiye kandi abo turi kumwe mwese, Imana ibagwe neza. Bifurije umugisha uva ku Mana, bifurije guhura n'ineza y'Imana, bifurije ko ijuru ribakingukira mu kongera kubona ubuntu bw'Imana. Amen. Imana ibaganze. Urakoze cyane. Hari ijambo uvuze ngo Imana ibagwe neza. Yego. Nibuka hari umuntu agiye gusenga Imana, Imana yamubwira ngo ngiye kugusura. Ati ngiye kugusura, ngiye kuza iwawe. Arishima cyane, arishima. Ati Imana igiye kunsura. Nuko nyuma y'icyumweru ahita apfusha umugabo. Mpita ngira ubwoba ku buryo ubu imbwiye ngo ngiye kugusura leta nkibaza ngo ikikuzanye ni iki? Ni amahoro cyangwa uje kungwa nabi? Nawe uravuze ngo Imana itugwe neza. Ndavuga nti ibintu nibyo kwitondera, dukwiye kujya tubanza tukamenya uburyo iri budusure n'ibyo turi buganire. Impamvu tuvuga ngo ikugwe neza, hari abantu yigeze igwa nabi. Harimo Akani kandi ngo yigeze afata ku byashinganywe. Imana imugwa nabi. Imana imugwa nabi. Kandi muguye nabi birangira iguye nabi n'umuryango we. Yego. Witwa Ananiya na Safira. Yego. Babeshye Petero, babeshye umwuka w'Imana. Imana ibagwa nabi barapfa. Imana ibagwa nabi. N'abantu benshi muri Bibiliya natondora yagiye igwa nabi. Yaguye nabi uwitwa Yerobowamu mwene Nebati. Yego. Iramubwira ngo nzaguheha nk'uko umuntu aheha amabyi. Abantu nibanyumva nkoresheje iryo jambo ntibagire ngo ni imvugo nyandagazi. Ntabwo ari nyandagazi kuko byanditse muri Bibiliya. Nanze kubiprotokolo kundi yaravuze ati nzakumaraho nyine nkumara amazirantoki. Ariko Imana yamuguye nabi. Yaguye nabi Herode. Imukubita urushyi agwinyo mu gitaramo cy'abantu. Uwo yari yamuguye nabi ngo yari yigeraranyije ngo ashaka kwiyimika, ngo abantu basigaye bavuga ngo avuga neza nka marayika. Ngo arakaze. Ibi mukubisa urushyi ibimuguye nabi. Yaguye nabi Ahabu. Ahabu yamuguye nabi. Iranamwihisha ngo yibagirwa ijwi ryayo kugeza ku rwego yagiye kuraguza. Ngo ajya kurishikisha Samweli. Samweli aramubwira ati unkanguriye ubusa n'ubundi ejo uzasanga iyondi. Umva n'ubundi yashakaga amakuru mazima ariko ntago yabonye amazima. Yego. Ahubwo n'ubundi ni nko kumenya igihe uzapfira. Buriya rero ngo hene ngo kuyibyibushya ku munsi w'ibaga biragoye. Ahabu cyangwa ni Sawuli? Oya. Sawuli niwe wagiye gushikisha. Ahabu we yagize ibibazo bikomeye birimo gupfusha umugore we yitwa Yezebeli. We yaguye Ramoti Galeyadi aho yari yagiye ku rugamba. Sawuli rero niwe ahubwo we wagiye gushikisha kuko yari yarabuze ijwi ry'Imana, aribura mu bantu, aribura mu bahanuzi, aribura mu barota, aribura mu berekwa.
urakoze twahise twinjira mu bintu bikomeye tutari yasenga Imana nk'umuco wacu. Reka tubanze dusenga Imana umunsi tugusabira. Murakoze. Haleluya. Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Reka tukwakire utugezeho ikimana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze cyane. Ubundi iyo tutari kuganira ngo dusesengure yego ku bintu tubone no kubwira abantu ko mu gihe kimwe n'ikindi dushobora kuzajya dukoresha ubwo buryo yego tutabwirije cyane, ahubwo hari ibyo turi kushaka ko abantu bamenya kuko buriya iyo utamenya ari ibintu byinshi wica. Hari igenda ntaguce mu buryo uvuga ngo hari Sawuli wahindutse aba Pawulo, hari Sawuli warimbutse wari umwami. Abantu ntabwo kanta benshi ntibakaza, ntabwo bajya bamenya kubitandukanya ngo bamenye Sawuli warimbutse wari ufite umugore witwa Yezebeli ukomoka ku mwami w'Isidoni hamwe Eliya yagiye, uwo niwe warimbutse ari nawe wishe Naboti amuhoye uruzabibu. ibyo tuzabijya. Hari nakandi kaba rero na Sawuli wahindutse Pawulo ari we wanditse ibyakozwe n'intumwa ibice byinshi. Hari nakandi hari uwitwa Yuda. Hari Yuda tubona hano mu gitabo. Ba Yuda ni 6. Ese yaba ari wa wundi Yuda wagurishije Yesu? Oya, ba Yuda ni 6. Hari abantu benshi ugenda unarebera haba kuri social media haba mu masengero cyangwa mu byuma by'amasengero ukuntu umuntu wigishije ku gitabo cya Yuda biragoye. Ngiye maze igihe kinini mbikorera ubushakashatsi kandi ni igitabo kirimo amagambo meza, igitabo cyane cya Yuda. Ngiye nkugiyemo ideni n'abatwumva tubagiyemo ideni ubutaha rwose. Mbere yuko tuvuga ibintu uzangundire tuvuge kuri Yuda nzababwira aba Yuda 6, babwire Yuda Iskariyoti, babwire Yuda mwene nyina wa Yesu ari nawe bakeka ko wanditse iki gitabo, babwire Yuda w'i Damasiko, babwire Yuda utari Iskariyoti. Ni ba Yuda ni 6. Hanyuma tuzaganira ku ijambo rivuga gusa ngo hari abantu baseseye. Yego tuzaganira ku nseseze. Yuda yavuze amagambo meza. Yaravuze ngo ubwo nagiraga umwete wo kubasura niyumvishemo kwahugura ngo mushishikarire kurwanyira ibyo kwizera abayira bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Na Simoni tuzabaganira twaje Yesu musaraba na Petero. Abantu bakwiye kujya bafata n'umwanya bakiga kandi tujye tunavugisha ukuri. Abantu b'abarokore cyangwa b'abanyamwuka barabidushinja. Badushinja ko twigendera mu kigare cyo kujya mu mwuka cyane ariko ntidutanga inyigisho ngo abantu baguke. Nge rero numva kujya tuganira no kunyigisho byaba na ngombwa abantu bakabaza. Nk'ubu hari igihe twababwiye ubwashize ngo bazongere batubaze tuzane verisiyo cyangwa se tuzate chapitre 2. Hari ikiganiro twagiranye ndavuga ngo niba bikunda bazakireho comment. Urabyibuka? Ndabyibuka. Ariko ntacyo baravuze niba baranavuze kwimanira hari tipi baravuze ntabwo ngewe namenye feedback ku buryo noneho twakurikira. Baragukunze mbese ku rwego ruri hejuru urukundo ngukunda bo baharukubye baravuze ati uyu muntu niwe dukeneye. Reka tutica gahunda tuganira ijambo ry'Imana. Gahunda bacyaho tutica gahunda ubwo turabasobanuriye babimenye rwose. Ntabwo twirata ko hari ibyo tuzi kuko wibwira ko hari icyazi ntacyo abazi, ariko yaranditse umwanditsi ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo Kristo aduhaye imbaraga ushobora gusobanurira abantu, ushobora gusengera abantu, twatura umugisha ugafata. Ngewe njya mbwira abantu kandi mbibabwira ndi proud, nkababwira ngo naho ntago nasenga ngo nguhanurire, nakorera mu mwuka wa gishumba birafata ugategeka ko ntago umushumba ategetswe gusezeranya ariko ari mu mwuka ari kuvuga mu ndimi, ahubwo kubw'ububasha yahawe
aravuga ngo yahindutse umugore n'uyahindutse umugabo bigafata. Rero niba ashobora gutegeka bigafata ntago kugutegekera kukwaturaho umugisha ari byo byananirana. Nubwo atari byo tukwiye kwirata, ariko reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 21 murongo waho wa 2. Dawidi aherako ajya i Nobu kwa Ahimeleki umutambyi. Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi, aramubaza ati niki gitumye uri wenyine, nta muntu uri kumwe, nta muntu muri kumwe? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati umwami yantegetse umurimo, arambwira ati ntihagire umuntu umenya ibyo urimo, ibyo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse, kandi nasezeranije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira. Mbese nta mafunguro nibura ume, nta mafunguro imitsima, nibura ume imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose. Umutambyi asubiza Dawidi ati nta mutsima wa rubanda mfite keretse umutsima wejejwe n'uruburaburizo keretse abahungu birinze abagore. Dawidi asubiza umutambyi ati nukuri tumaze iminsi 3 tumujijwe abagore. Twahagurutse iwacu bikoreshwa by'abahungu ari ibyera nubwo ari urugendo nk'izindi, none ibikoreshwa byabo birushaho kuba ibyera. Nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe kuko atariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka, bagasubizaho ishyushye ubwo bayikuragaho. Kandi uwo munsi hariho umugabo umwe wo mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka, witwaga Dowegi Umwedomu, umutahiza mukuru w'abashumba ba Sawuli. Maze Dawidi abaza Ahimeleki ati mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagaho. Tambyi aramusubiza ati ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciye mu kibaya cya Era, dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi, nushaka kuyijyana uyijyane, ko nta yindi iri hano keretse iyo. Dawidi aravuga ati nta yindi ihwanye nayo yime. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana igukize Dowegi. Dowegi ni umugabo mubi ntakunda rwose, ntanakumbura. Bibiliya imuvugaho iki? Dowegi ngo yari umutahiza mukuru w'inka zo kwa Sawuli, ntabwo yari umusirikare. Ajya i Nobu, agenda agiye gusenga, azindurwa no gusenga, anasibirayo 2 ari mu yibiri, yiyirije ubusa. Aho mboneyeho kukubwira ngo si igitangaza ko umugambanyi wawe yaba uwo mumaranye igihe musengana. Si igitangaza ko umugambanyi wawe yaba ari umuntu mwagendanye mukazamukana imisozi ariko agahindukira akakugambanira. Ni ijambo rivuze ngo ibyo ntibigukure mu buntu bw'Imana. Hirya ya ba Dowegi haracyari kugira neza kw'Imana. Amen. Dowegi uyu gihe Sawuli mu gihe yari arimo ahiga Dawidi, Dawidi ngo yari yaragiye mu ishyamba afite abasirikare 600, aragenda agumana nabo mu ishyamba barabana. Ariko bukeye bwaho Dawidi ngo ari mu ishyamba inzara iramwica. Mbibutse ko Dawidi yashonje kandi yarimikishijwe amavuta. Mbibutse ko Dawidi yashonje, Samweli yaramubwiye ngo uhawe inkoni y'ubwami bwa Isiraheli. Ni ijambo rivuze ngo kuba ufite amasezerano ntibikuraho kugeragezwa, kuba ufite ibintu birenze kimwe wizeye Imana yavuganye nawe, ntago bikuraho rwose
ko wageragezwa. Ntabwo bikuraho ko Satani yakurasa imyanda. Icyo akora ntabwo azakunesha. Intsinzi zataha igorogota. Amen. Intsinzi ni iya Yesu, ariko kugeragezwa ni ukwacu. Kamivuge neza. Dawidi arimikwa, agira n'ingabo 600 zimuri inyuma. Ariko uyu muntu kuki abantu bumva ko yaraciriritse? Umuntu ufite abantu 600 bamuri inyuma yarakomeye. Ariko arageragezwa, arasonza, inzara iramurya. Ikintu namukundiye ni kimwe: yanze kubariza imitsima muri rubanda, yanze kubariza imitsima ahandi, yanze kubariza imitsima mu banyamahanga, ajya kubatambye. Inzara yawe nta wundi wayimara. Inzara yawe nta wundi wayirukana. Ni umuntu wabisigiwe, uriho ubuntu bw'Imana. Baragana amavuta. Bibiliya yarambwiye ngo Stefano ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana, ngo igihe bamuteraga amabuye, Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Arabasabira ngo bamutera amabuye ngo bababarire Mana. Ayiwe Mana nubabareho iki cyaha. Haleluya. Amena. Akajya aba ngo kubabarira uwaguhemukiye, ngo icyo ni ikimenyetso kiranga umukristo nyakuri. Kubabarira uwakugiriye nabi, icyo ni ikimenyetso kiranga umukristo nyakuri. Yego. Dawidi ntiyigeze ajya ahandi, yagiye i Nobu. Adoze nostekeria, ndafashijwe Mana. Agezeyo Ahimeleki nawe ngo yaramuzi ko ari umukwe wa Sauli, yaramuzi ko ari umuntu w'Imana, ngo aza yiruka kumusanganira, ngo ahinda umushyitsi. Aho muguremo abakozi b'Imana. Mukozi w'Imana iyo yahuye n'umuntu ukomeye, iyo bamaze kumenyerana, atangira kumubwira ibyo abonye. Ariko Bibiliya yaravuze ngo abo kubahwa tububahe. Ntabwo yigeze, niyo mpamvu Ahimeleki yari umutambyi mukuru, nubwo yari umutambyi muto. Wanabisigiwe, ureke uri wirata gusa ngo nuko ahanura, gusa ngo ngiye ngo ndi umuhanuzi, ngo ngiye ngo ndi umutumishi. Ugasanga Imana yaguhuje n'umunyacyubahiro ariko usigaye umena amabanga ye. Yego. Yaguhuje n'umunyacyubahiro, ntuzi kubana nawe, ntuzi kumenya agaciro ke, numenye n'uburyo umusengeramo. Niyo usenga umeze nk'ukuraho amabati, nyamara usenze na gakeya ijwi ryaryumva. Ahubwo iyo usenze cyane bavuga ati yaba yararangije ngo amvira, kuko uri kubangamira umudendezo we. Nyamara ubwo ndaguhuguye. Stefano kamwihorere yamfashije. Dawidi ngo ageze i Nobu ahura n'ikibazo gikomeye. Umutambyi aramuhobera, atuzanywe n'iki? Ariko Dawidi nawe ngo amubera umunyabwenge, aramubwira ati umurimo umwami yantumye ntago yambwiye ko hari umuntu tujyana, yambwiye ngo ngende ngenyine, ariko none nta mutsima. Ahimeleki aramubwira tumva, imitsima ya rubanda yo yashize, ariko hari imitsima yejejwe. Aramubwira ati n'amaburaburizo nibura yahabwa abagabo birinze abagore. Dawidi arareba aravuga ati ndi imbere y'umutambyi, sindi bubeshye. Aravuga ati tumaze iminsi 3 tubujijwe abagore. So urumva ari myinshi. Ni umwe ibiri ngahe? 3. Ati kandi abasore n'abakobwa bacu, nako abasore bacu mumbabarire, bahagurutse ibikoreshwa byabo byejejwe. Yongera ijambo arabati nubwo ari urugendo nk'izindi. Yego. Ni ijambo rivuga ati nubwo tutamenye ibyabereyemo, nubwo hashobora kuba hari n'ibyabaye, ariko rwose hari iminsi ishize rwose tudaherukana n'ibintu by'abagore. Ni ijambo rivuze ngo Imana ntabwo ishaka ko uyibwira yuko uri igitangaza. Oya, ahubwo irashaka kugukorera igitangaza kuko wemeye guca bugufi. Amen. Ibikoreshwa byacu birarushaho kwezwa tumaze 3 gusa. Ni gakeya gashoboka. Bari abantu basambanye, cyangwa bariba, cyangwa bakora nabi, cyangwa bararwana, cyangwa bajya mu bapfumu, cyangwa bakora ibintu, cyangwa bajya mu kigare, akumva ibyo yakoze bitakurwaho, akumva yakomeza gushayisha, akumva yakomeza kurembera. Ariko Dawidi arimo abivugira ati
hashize 3 tutabikora, tudaherukana n'abagore, tudasambanye, ni 3 ishize, ntabwo ari ukwezi, nta nubwo ari icyumweru, ni 3. Ni ijambo rivuze ngo nugaruka nzakugarura. Wowe gusa reka Imana uyibwire ngo ndashaka ko umpindurira amateka. Imana ishimwe. Dawidi abivuze aramubwira ati mbabarira umpa imitsima, undi aramubwira ati nta ya rubanda, undi aramubwira ati rero ubwo mwejejwe reka nguhe imitsima, ngo amuhana agacuma k'amazi. Jambo rya kabiri ngo yarabuze intwaro, amubwira ati ndashaka intwaro. Iyo ntwaro ngo niyo yicishije Goliyati. Ntago shaka gutinda, ndashaka ko dusenga. Iyi ntwaro amaze kuyifata, Imana idufashe. Amen. Dawidi ngo yamaze kubona iyo nkota, ngo aramubwira ngo nta yindi yayiruta. Yaramubwiye ngo dore ya yindi wicishije Goliyati iri hariya izingiye muri efode, nta yindi hari. Undi nawe aramubwira ngo yime, nta yindi yayiruta. Ni ijambo rivuze ngo imbaraga wakoresheje utsinda icyo kidayimoni cya mbere, izo wakoresheje wirukana wa mudayimoni wari ukwizingiyeho, za zindi wakoresheje ongera uzikoresha uva no muri icyo ngicyo, ongera uzikoresha wirukana n'uwo muzimu, ongera uzikoresha wirukana icyo cyakwizingiyeho, ongera uzikoreshe, ziracyakora. Ziracyagira gute? Ziracyakora. Hari abantu bashaka kugira ngo rega ngo mu nsengero ngo byanze kumvaho, ariko ni iki wakoresheje kugira ngo cyagiye bya bintu bitsinde? Icyatumye wirukana wa mudayimoni, icyatumye ucika za mbaraga zari zarakwizingiyeho, izo ngizo ongera ukoresha ubwo buryo, buracyakora. Yesu Kristo ko yararejwe n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Bibiliya ikavuga ngo iki, ngo uhere mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza n'uyu munsi ubwami bwo mwijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse icyaha we nta kibi yakoze, ningewe yazize n'umukiza. Binyibutse icyaha we nta kibi yakoze, ningewe yazize n'umukiza. Mwami icyo ngusaba no kuguma mumukiza wanjye mwishemo, niwe ngabo yanjye ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Haleluya. Haleluya. Amen. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushimya. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushimya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Munjyanye ahandi hantu ngo afata inkota kandi agishisha Uwiteka inama. Aho harimo ijambo rivuga ngo inzira y'inzitane yawe ukeneye inama z'Imana. Mu rugamba rudafite ishusho ukeneye ubujyanama bw'ijuru, ukeneye ko Imana ikwigaragariza. Pelas light. Inama z'ijuru zivange muri ibyo bibazo urimo. Ngo hirya aho ngaho ngo hari Dowegi urimo yitegereza ibiba, aravuga ati mwene Yesayi ndamugambanira, mwene Yesayi ndamwicisha, mwene Yesayi ndamutanga. Ngo yagezeyo mu gihe abasirikari babahamagaye, Dowegi ngo ahitaza avuye mu yibiri, ngo ahita avuga ati erega ejo nabonye mwene Yesayi barimo kumugishishiriza Uwiteka inama, bamuha agacuma k'amazi,
bamuha n'imitsima, bamuha n'inkota yayindi yicishije Goliyati yayijyanye. Ako kanya ngo akibivuga, Bibiliya yavuze ngo Dowegi Umwedomu. Ni ijambo rivuze ngo Umwedomu ni umunyakamere. Hari abanyakamere twasenganye nabo, hari abanyakamere twagendanye nabo, hari abanyakamere twaririmbanye nabo, hari abanyakamere bafite amatitire nka yacu, hari umuhamagaro turimo, ariko ijambo ravuze ngo ntucogore. Twagendanye nabo, twakoranye nabo, twasenganye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abana amahoro, bari bafite ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo ku bandi kuko bari bazi ko Edista Sateba. Bangaga umugayo ku bandi bari bazi ko bajya mu ijuru. None urashaka gucogora kubera umunyakamere, kubera umuntu wagucogoje, kubera wakuvuze nabi, kubera wakugambaniye, kubera watobye dosiye yawe, kubera umuntu waguciriye urwobo, kubera wakurunzeho ibitaka, kubera wakuyoboyeho ruhurura. Ijuru niriza. Haleluya. Umva uko yavuze, kubwo kunyagwa, kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, nje gushyira mu mahoro uwo Bekatia bacuriraga Esevo de Moria. Ufite ubwoba bw'iki? Dowegi ngo yararaho abati mumunyereke, ati ngewe namubonye, namwiboneye, si shidikanya yari Dawidi babimuhaye. Ngo bazanye abatambyi b'inobu 86 bose barapfa bazira Dawidi. Aho niho rya jambo risohora rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ubwawe. Siko zirangabo z'abatambyi zari zikomeye. Uziko abatambyi kababwira nakandi mutari muzi. Mbonera no guhumuriza abantu, aramwe abanerega bahahamutse kubera abantu bo mu rusengero. Uziko abasirikari ba Sawuli, uziko Sawuli yababwiye ngo nimwice abatambyi, ngo babarebe ukuntu bambaye imyambaro ya efode. Barabati ntago twashobora kuramburira ibiganza ku bantu bitwa abatambyi bambaye n'imyambaro ya efode. Abatambyi basizwe ntago twabishobora. Ngo baratinya, ngo ariko Sawuli ngo aravuga ngo Dowegi hindukira wice abatambyi, ngo ahita afata inkota arabica. Ni ijambo rivuze ngo abantu twasenganye nibo batumenyereye, nibo batumazemo imbaraga, nibo baduteje ibibazo. Naho abantu badasenga batazi iby'Imana, abantu bari aho hirya iyo ngiyo bibere mu mirimo yabo, abo bantu ntacyo batwaye. Banazi ko turi abantu b'Imana, banazi ko turiho ubwiza bw'Imana, banazi ko Imana yaduhamagaye, banatwubahira umurimo w'Imana dukora. Ikibazo dufite ni ba Dowegi twasenganye, ni ba Dowegi twatereranye imisozi, ni ba Dowegi bazi uburyo tubaho, ni ba Dowegi bazi aho dushakira imbaraga, ni ba Dowegi bazi amabanga yacu, ni ba Dowegi bumvisha amasezerano yacu. Nabo nagiraga nkubwire ngo humura, baguhoye amasezerano, baguhoye amasezerano, ayo nayo bazi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ije gukora ibyo bazi gusa, igiye gukora n'ibyo batazi. Tofasenemeria bazaguhora ibyo bazi, Imana igutabarire mu byo batazi. Bazaguhora ibyo bumvishe, Imana ikurengerere mu byo batumvishije. Bazakurwanyiriza mu byo bumvishe, Imana ikurengerere mu byo batigeze bumva itanavuze. Nzibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Aho mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka.
yadusanze twigaragura mwivata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Haleluya. Dawidi ngo abivuze harokoka Abiyatari, bararokoka. Ijambo rimwe rivuga ngo Imana ntiyemere Dawidi agera ku ntego ze zose. Kabiri, nubwo yatanze Dawidi, Imana yamukijije muri Keshi, imukiziriza Isikuragi, yamukirije mu butayu bw'Imaroni, yamukirije ahantu henshi. Ndashaka kubwira abantu ngo nubwo Dawidi ahari, nubwo Dawidi yamenye ibyacu, nubwo Dawidi atugambanira, ariko dufite uburyo bw'Imana batazi burimo gutabarwa. Imana izaturokora, Imana izadukiza, Imana izakurengera, Imana izakwitaho, igukize Dawidi kandi izamugukiza atari impuhwe wakugiriye. Ni ijambo rivuze ngo nubwo Dawidi yatumye ijoro rikubana ijoro, ariko igihe cyo kugira ngo umucyo wawe gutambikire kirageze. Ndakurahiye Dawidi agiye gukorwa n'isoni, ijuru rizagutabara rigutangira ubuhamya, umwami Imana azakurinda guseba. Imana izarinda umutima wawe gukomereka ngo ujye mu rwobo, kuko hari ibyishimo Imana izishimisha umutima wawe. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yewe madamu, nubwo utabyaye ariko impundu zizavuga. Nubwo Dawidi ahari, nubwo ukoroga ahari, impundu zizavuga. Nubwo baguhagurukiye, impundu zizavuga. Pinesha zizavuga. Neras jemostebo rinesto, impundu zizavuga. Ndumva ashaka kubwira ngo ugiye kuvuza impundu batabyemera. Ndafashijwe Mana. Shadebole grande haria da devoze ketesho. Ugiye kutadinganima kuvuza impundu batabishaka, batabyumva. Imitima y'abanira hagaze ntibakiryama ngo bashaka kubona wangaye. Iyo ntibazabibona, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho, amerwe nasubire mu isaho. Abibwira kuzamwara, amerwe asubire mu isaho. Abari bamaze gucukura, Yosefu se bari bamucukuriye rutoya, bari bamunazemo bazi ko bamunaze ngo amire nkeri, ngo ariko ngo asanga Imana yarakamije amazi. Ndagira ngo ubwire ngo aho bashaka kukunaga, Imana yahabonye mbere, Imana yabibonye batarabigeraho, Imana yateguye inzira y'ubutabazi bwawe. Ndagira ngo dusengane. Nari nkubwiye ngo Imana igukize Dawidi. Dawidi ntagere ku ntego, Imana yica iperereza ry'abazimu wari uri kuguperereza, wari waragutanzeho ikiguzi, wari waragutanzeho igitambo, wari waratanze ifoto yawe, wari waratanze amazina yawe, wari waratanze umwambaro wawe, wari waragusinyiye, wari waragupatanye. Otadezamone. Imana ishyiraho towa. Tuzavuga kuri towa ubutaha. Nzababwira ukuntu Imana ijya imanura amatangazo igashyiraho towa n'ibyo abantu bari baratanzeho ibiguzi, n'imbaraga bakoze, n'amanama, n'ibishoro, n'ibyo bariye bikaba impfabusa, ijuru rigatsinda. Nkunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Aye nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda Yesu we arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ndakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye,
kandi kinsubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya ndibaza ndirimba nti Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Yesu we arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, turarimbura ibishyitsi by'abadowegi, turica inama z'ikuzimu, turaburizamo ibitavuga Imana, duhagurukanye gusenga dusengera umuntu wese wari waratsinzwe, uwo Satani yari yarateje ibitero by'uburyo bunyuranye. Turasenza umwuka w'Imana niyongere kwirukana ubwami bw'umwijima. Izo mbaraga nizicyura igihe, iyo migambi nicyura igihe. Uwo mwuka w'ikuzimu turawurogoye. Dowegi n'imigambi, mwuka wera w'Imana abohore imigozi n'iminyururu bibohoke ku bantu. Wari utsinzwe n'uwari ubuze uko agira yongera ahumurizwe biturutse ku musaraba wa Yesu. Ndagushimiye Yesu kutanze impinduka, kuhinduye buri wese, kukomeje utari ukomeye, ko wubatse wari warasenyutse, kugaruye ibintu mu buryo, kutanze impinduka. Urakoze Yesu, tugucire bugufi ngo ubohore ubugingo, utange amahoro, utange umunezero, wongere wubake kandi utange ibyishimo, abantu bagubwe neza. Kibaro ni cyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nimero yawe ya telefone? Urakoze. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 64 86 0782 64 86. Imbere y'iyo mibare iyo utari mu Rwanda ushyiraho guteranya 25. Ni Revera Pasteur Moise Sindayigaya. Shalom shalom, ndabagushimiye kandi Yesu aguha umugisha. Urakoze.